niko cyangwa iki ni ikijumba rimeze bite? Iki ni ikijumba nyine tuba twokeje muri iki cyokezo. Mwese Usibye ko harimo n'imyumbati. harimo n'imyumbati. Abaye reka turebe. Uyu ni umwumbati. Nuse ko ndeba umeze nkaho ari mubisi. Ni mubisi nyine uba ari umuribwa. Uyu ni umuribwa. Ariko kiraryoshye ahari cyane. Ikisa nicyo bita indofanye. Kimeze neza pe. Ariko hano ari havuye inkono ahari. Tumaze kwarura amizi inkono nyine. Mumaze kwaruramo inkono. Duhuje bavandimwe mukurikiye umurongo n'isoko yo kurama. Uyu munsi cyangwa muri aka kanya twasuye abavandimwe nk'uko mubareba kuri kamera. Mureka dutangire mutwibwira. Murakoze, nitwa Mukarurangwa Aline, niyo mazina yanjye, mu rugo akaba ari hano. Murakoze, nitwa Yabaragiye Jacqueline, nkaba mpagarariye abashigajwe inyuma n'amateka mu murenge wa Kigembe, ndi umuvugizi wabo. Uvuze neza cyane ntaho nashaka guhita ntangirira biri buze kunyorohera. Aka gace nabonye kariho abasigajwe inyuma n'amateka mumeze nk'abakihariye. Biba byagenze bite ko mwafashe agasozi kanyu? Ubundi urabona kuva na kera na kare abashigajwe inyuma n'amateka kera babitaga abatwa, babaga batuye ahantu agatsiko. Ubwo rero aho leta y'ubumwe iziye nibwo baje kudukura aho twari dutuye muri Ntuye nabi, twabaga turi mu twatsi, mu tuzu tw'utwatsi hasi no hejuru. Ubwo twa tuzu mu gihe cya nyakatsi baradusenya turanarakara tuvuga ati ntituzi aho tugiye kujya, nibwo babashije kubaka uno mudugudu baradufasha, babasha kuza badutuzamo. Ubwo n'ubundi uko twari dutuye uko nyine bubatse umudugudu w'isheni badukura ha hantu baza badushyiramo. Niyo mpamvu buri gihe wamubona nyine aho bari usanga batuye ahantu hamwe kuko bama baturanye. Hano se muhamaze igihe kingana gite? Hashize igihe kingana gite babimuye muri utwo tuzu twa nyakatsi babazanye hano? Nabonye heza, hari inzu nziza z'amabati. Hashize igihe kingana gite mutuye? Nyine urebye urabona yuko zishaje kubera yuko batwimuye 2009. Ubwo urumva ko hashize imyaka 15 tuje hano. 15. Hano muri imiryango ingahe? Muri imiryango ingahe? Urabizi wowe kuko uri n'umuyobozi uko byagenda kose uzi imiryango. Hari imiryango, ubundi turi imiryango 22, ariko muri iyo miryango 22 hari abo bubakiye hano birangije bagenzi babo babacumbikira mu mazu babamo. Ejo bundi 2021 babandi bari bagiye bari mu mazu ya bagenzi babo babakuramo babimurira mu kagari ka Rusagara ariho ubu bubakiye, ariko nabo n'ubundi baracyabarurirwa ino hano. Baracyabarurirwa hano, ntabwo barabimura ngo babajyane hamwe batuye. N'ubundi iyo ari igikenewe bakibariza hano mu kagari kacu. Kuvuga ko imiryango yasigaye hano 22. Oya, yari 22 yose. Ubwo abandi babajyanye i Rusagara. Hano ndumva harasigaye imiryango igeze muri 14. Hanyuma rero turabasuye nk'isoko yo kurama, dushaka kuganira. Mubayeho mute? Ubuzima mufite muri iyi minsi bumeze bute? Ese mbere y'uko mwimukira hano mwari mubayeho mute? Aho mugereye hano mubayeho mute? Murabona mufite icyerekezo ki? Hari ijambo uvuze uti leta y'ubumwe, ubuyobozi bwadukuye mu nyubako mbi. Mbese mubayeho mute? Gerageza kutubwira. Ubundi nakubeshye kuva kera
ikintu dukoresha ni ibumba. Uburyo twahuye n'ubu ngubu dufite imbogamizi ya rya bumba, kuko ibumba ryavaga mu gishanga cya leta, ariko cya gishanga cyagiyemo ibikorwa bya leta byo guhinga umuceri. Aho twakoreraga barangije kuhadukura, noneho ubu ngubu ibumba tubumba tumera nk'aho turisagata. Ni ukugenda dushakisha ahantu ku nkuka hari akabumba mu murima wa runaka, tukajya hagati y'umurima tugacukura, iyo abonye hamaze kuba harehare biba ngombwa yuko usanga ari nk'imisereri. Nubwo rero kera na kare n'ubundi ni iryo bumba twakoreshaga, ariko tukaba twari dufite inganzo nyirizina twakuragamo inganzo ni cya kinogo ducukuramo ibumba. Twari dufite parisera y'inganzo yihariye itagikorwaho. Ubwo rero aho bahinduriye igishanga niho bayitwaye, niho bahahinduye bahashyira ibindi bikorwa. Kubera ingaruka twagize ni uko ubu ngubu dushobora kujya gukura ibumba kuri wa murima w'umuturage, tukaba twanahatimanira, kuko n'ubundi urajya kurikura nawe arareba ati nibacukura cyane, kubera ko ducukura munsi imyaka yanjye irariduka. Ugasanga ni ibintu tudahuza n'abaturage, nyine ni imbogamizi, ariko nyine tugerageza nyine kubyitwaramo natwe tukitwara neza kugira ngo turebe icyo twabona icyo kurya. Aho wenda wampera ubu ngubu mikorofone nawe ubuzima bwo kubumba mubamo gute? Nubwo ibumba rigenda ribura, nubwo hari izo mbogamizi, ubwo buzima bwo kubumba bumeze bute? Burimo mbogamizi ki? Ese kubumba birabatunga umunsi ku munsi? Ubuhe muri ino minsi biragoye, muri iki gihe cy'imvura nyine ni ugusaga twiryamiye tunaburara twabwiriwe, nta muntu ubona n'umwanya wo kujya kuvuga ngo arajya no gusaba imboga no kuzisaba, baziguha bataziguhaye ukaza ukaryama. Ni ibintu bigoye, iby'ibumba byo ntabwo byadukura n'ubundi hasi ngo bigire n'aho bitugeza n'aho bidukura. Ni ibintu mbese nimba twabonye n'ako kabumba, nimba utabonye izuba uraburara, niba watangiye no kubumba n'ubundi uwo munsi ntabwo uri burye. Ni mu gihe cy'imvura, ejo ni uko n'aka kazuba gaciyemo. Ubu ngubu nyine nta kintu turiho, be no kwiyicarira uku nguku twirebera gusa uko amanywa atembera, ijoro ryagwa nyine twigira mu buriri. Nta mibereho y'ibumba navuga ngo byagiye umumaro. Uretse ibumba, uretse ubuzima bwo kubaho mubumba, nta bindi bintu mugerageza gukora bishobora kunganira bwa buryo bwo kubumba ngo ubuzima bukomeze? Reka umuyobozi atubwire. Ubundi ibintu bamwe na bamwe ni ubuzima bwo kubumba. Nk'uyu umutware wiwe ubu ntiwamuhiga ngo umubone, yagiye gushakisha aho ari bubone imizigo agatwara, akareba ko ari bubone icyo abana barya. Nyine nimba uwo mu rugo atabashije kubona za nkono, umugabo yagiye guhiga ibiraka hirya hino mu baturage, yashaka imihembezo nk'uko ari igihe cy'ibishyimbo, yashaka icyarire gisasira inka, ako kazi bakagakora. Usibye nk'ingo zingahe yenda zirimo babashije kwiga umwuga w'ubucuzi, bakaba barwana no gucura twa tubabura. Usibye ko igishoro nubwo ari gito, ariko bo uko acuze za mbabura we arashora akagira utwo aranguza, akagira utwo ahahisha, nuko. Ariko n'ingo nkenya. Ni ukuvuga ko uretse kubumba ushobora no gucura imbabura, zikaba ariko atari mwese, ntabwo ari bose. ariko n'indi mirimo murayikora no guhinga, ariko ikibazo nta mirima tugira twebwe duhinga, usibye kujya guca ikiraka. Nk'igihe cy'ihinga baba babayeho neza, kuko umunsi ku munsi aba ari mu kazi. noneho ntibikiri bya bindi mbere baravuga ngo basigajwe inyuma n'amateka ngo bazi kubumba gusa. Burya no guhinga guhinga barahinga cyane Mm. cyane rwose, kuko igihe cy'ihinga
abaturage bafite imirima baruhukira hano mu gitondo imvura iyo iguye, nibo bantu baza gufata kare kareti, nako ntabirirwa baza kubafata kuko imvura yaguye nabo aba yabonye amariro. hari ikintu uvuze gihita kinjyana ku kibazo. Mubanye mute? Urumva tugendeye kuri rya zina ry'abasigajwe inyuma, mubanye mute n'abaturage batari abasigajwe inyuma n'amateka? Ubona mubanye mute? Se haracyabaho kwishishanya nk'uko byavugwaga? Ubona ubuzima bwanyu bukomeza gute n'abaturage basanzwe? Nkurikije ukuntu tubana n'abaturage, iyi saha mbona ko nta kibazo abaturage bakidufitiye, ntago batwishisha, usibye yuko nanone ntakubwira ngo ntago batwishisha, kuko kubera ya nzara wa mwana wabuze ubwenge araca hano, agira agakosa akosereza umuturanyi hirya, usange atangiye kuvuga ngo ni ba bandi. Ka kantu ka ni ba bandi ntabwo karavamo bitewe yenda n'ubuzima bubi, niko navuga, kuko umwana yariye agahaga akamera neza ntabwo yazana cya kibazo, ariko twe bakuru mu mibanire n'abavandimwe nta kibazo gihari. Murasangira, wagize ibirori aragutumira, rwose niyo nakigira nanjye baraza, nta kibazo gihari. hanyuma reka none nyuma y'ibyo byose, nyuma y'ubwo buzima mufite ikihe cyerekezo? Urabona aho mwavuye n'aho mugeze n'aho mwerekeza bijyanye na gahunda zitandukanye z'ubuyobozi, inama ubuyobozi bugenda butanga, noneho urabona mufite icyerekezo ki, uburyo n'undi muntu utari hano ushobora kuvuga ati noneho ba bantu bahinduye imyumvire n'imitekerereze, mufite ikihe cyerekezo? Icyerekezo mbona cyahindutsemo ni uko twari muri nyakatsi, leta ikagira icyo ikora ikadukura muri ya nyakatsi ikatuzana mu mazu y'amabati, ntabwo tukirangwa muri za nyakatsi. Inama tugerageza buryo ki uhara akayijyamo, uwabashije kujya guca gashuro yabonye akaraka akagenda, inama nta kibazo rwose, ndumva nta mbogamizi yindi yo mu twebwe kuvuga ngo ntago bajya mu nama, ntago ibintu mbese bitajyananye n'abandi ntibitugera aho bari, inama mu midugudu nta kibazo mbona rwose tuba twishishanya kirimo. Isuku se hano bimeze bite? Isuku ndani isuku nta kibazo, kuko nta bana bagikwiragiza umwanda, nubwo tuyifite ari tuwarete imwe, umwana agerageza kuyitumamo, ni nziza nubwo idasakaye, ibintu by'umwanda ndabona nta bintu by'umwanda bihari, akenda umuntu afite uko ari kose nubwo ari kamwe agerageza buryo ki akamesa, iyo yabonye 100 agura agasabune akabona ko yikiza umwanda, nta kibazo. Ariko mwe mufite n'impano, murabyina Ibyo ni impano iyo nyine ni karande y'impano yabo, ni karemano yo kwigorora nyine, nta kibazo nyine nabyo birakorwa. umuyobozi mbwire neza impano zanyu by'inama kondera bihagaze bite? murakoze, ni ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo hari umuntu ubatoza, reka ntawubaho. Umwana wa hano uko angana kose, iyo abyirutse akagera mu myaka 3 ugakoma amashyi, ahita atangira akakubyinira, akabyina byiwe by'abana, ariko ukabona ko ari byo arimo ahatiriza. Iyo ageze mu myaka 5, 6, 7 abashibuka, ukabona yuko afite icyo arimo akora. Ibintu byo kubyina ni impano, si ukuvuga ngo bamutoje, oya, ni impano iba ibibereyemo. Ku makondera yo umva, niyo wazenguruka u Rwanda nta hantu wasanga ikondera nk'iry'inaha, ntaho, nta na hamwe. Uzatega amatwi kuri Sarusi, ikondera rivuga mu gitaramo ni iryaha n'ikigembe hano mu mpinga, niho barifashe. Umusaza bita Bazatsinda niwe waje aratujyana barifatira kuri mizi,
nta handi hantu wapfa gutora ikondera nk'iryacu. hanyuma tugana ku musozo, mufite ibihe byifuzo mu mu buzima bwa buri munsi, haba ku giti cy'impano ndetse n'ubuzima busanzwe, mufite ibihe byifuzo? Ubundi icyifuzo twagira ni ukuba twagira icyo gukora, kitari kuvuga ngo turimo turarwana n'iyo ryaba ari ibumba, ariko tukaba tubumba bya kijyambere, atari izi nkono zisanzwe dutembereza bakaguha igikombe kimwe cy'ibishyimbo ukazenguruka imisozi n'imisozi. Yenda tukagira impano mu bintu bijyanye n'ibumba, ubumenyi burenzeho, noneho twarangiza buryo bituzanira amafaranga. Byarangira yenda no kuri ba bandi bacura za mbabura, barazicura ariko agashoro karangana uko, bakabona byinshi bacura kuko imbabura zo isoko ntiribuze, ahubwo agashoro bafite ni ntako. Ubwo nkumva yuko rero tubaye uburyo ki twafashwa, yenda twe tubumba, cyane cyane habumba abadamu, abagabo bakadutwarira ibumba, tukamenya ubumenyi burenzeho ku bintu by'ibumba, tukabona abantu badusunika, byaba ari byiza cyane kuko nizera yuko hari aho twava hari n'aho twagera. N'ubundi turi muri uwo murongo, wowe ibyifuzo bijyanye n'imirimo ya buri munsi mukora n'impano izo zose twavuga zikorera no kubyina, murumva ari ibiki mwifuza byarushaho gutuma ubuzima bworoha, wa muntu witwaga ngo yasigajwe inyuma n'amateka, noneho ahubwo akaba ari we uba ku isonga mu iterambere? murakoze. N'ubundi nyine ni uko twabona nyine cya gishoro gifatika, tukabona buryo ki natwe twatera imbere nk'abandi, tukabona buryo ki natwe twazamuka, bwa buzima bubi tukabusiga inyuma tukajya mu buzima bwiza nk'abandi. Imibereho yacu usanga itugora, iratuvuna cyane, tukumva yenda twabona n'aho twahinga hagaragara, nta kuvuga ngo turakoresha umwuga umwe. Buriya umwuga umwe ntaho wagukorana nawe wakugeza. Ndeba kuba navuga ngo najya kurangura ayo mabati se ngo nze nanjye ndebe buryo ki nacyura igishoro nkakibura. Nyine kubera ko nta bwa bushobozi, nyine ngomeza ngahatiriza nkajya mbumba twa dukono. Nubwo cya gikombe cy'ibishyimbo ubu ngubu ntabwo wakibona. Ubu ni ukugenda kubera imyumbati yeze, ni ukuzana ubwo bugari, wagira amahirwe ugashakisha uburyo ki ujya gusaba umushogoro mu baturage. Ubu ni mu bihe bigoye, ni mu bihe bitugoye, twebwe mva imibereho yacu ntayo. Iyo njya kuvuga ngo mfite ubushobozi, reba iki kizu ejo bundi biri bati ryegetseho, iyo mba umuturage ufite ubushobozi cyangwa mfite n'aya mikoro, cya gishoro cyanjye nabonye nkabona igishoro kigaragara, mba narakoresheje nkazana ayandi mabati nkashyiraho. Ubu ni ibitobagure, aho ndyama hose harava, abana aho baryama harava, ubushobozi bwacu ntabwo, nta mibereho. Mwunganiye nko ku kintu kijyanye n'impano zacu, numvaga ari ibishoboka mu by'ukuri. N'iyo ari umurenge wadutumiye, n'iyo ari abantu b'abashyitsi baje, iyo duhagurutse bakumva amajwi, bakumva ikondera, bakumva ingoma, tukabyina, baranezerwa. Tubonye ikintu cyadufasha tugahaguruka tukagira umuvuduko ku itorero, ni amasonga ryo ubwaryo ryanagutunga, tukabona ibiraka hirya hino, hakagira umuntu waba nk'umufatanyabikorwa akaturemera ibitaramo, kuko twebwe turema igitaramo cyahera ku mugoroba kikageza mu gitondo, hakaza abavuzi b'inka, hakaza ayo makondera, hakumva twe turema igitaramo inkera neza, tukaba twakesha ijoro. Tubonye abadufasha tukaba twabikora, yenda ari igitaramo kikatwinjiriza iyo yaba make, tukagenda dufite abantu badusunika batureberera. Nizera no kubyina byonyine nabyo byadutunga
kandi tukagira aho tugera. Ahubwo ikibazo tugira nta ndeberezi ziri hafi tugira, ariko nshima yuko nk'uko mwaje muri soko yo kurama nk'ibibazo muba mutubajije mwumva, namwe mwazatubera abunganizi mukadufasha, nizera ko hari aho muzadukura kandi hari aho muzatugeza. Murakoze cyane. Reka rero mbashimire dusoze ikiganiro, mwakoze cyane kandi isoko yo kurama yabazaniyeho hari akantu ndi buze kubashyikiriza mu kanya. Imana ibahe. Murakoze. Yego namwe murakoze, turabashimiye kudusura kandi turishimye cyane kuko twifuza abatwegera ngo batube hafi. Ubwo ni ubutumwa bampaye ngo mbashyikirize, hanyuma turi hafi yanyu, tuzakomeza n'ubutaha tubasure ku buryo muva mu bwigunge, turi hafi yanyu mu bikorwa bigiye bitandukanye. Turabashimiye, natwe icyo twifuza ni abatureberera, igihe twaciyemo ni kirekire ariko nibura twebwe nimba aho tugeze ubu tutari kugira ikirekire twageraho, ariko abo dufite ubuzima twaciyemo ntibakabe aribwo bazabamo, nicyo kintu twifuza. Yego namwe murakoze.